ngusuhuze rero ngo ikaze wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nk'uko bibona rero ni Amakuru TV, ni urubuga uzajya usanga amakuru atandukanye, amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro, imikino ndetse n'ubuzima. Muri iyi minsi rero nk'uko mubizi haherutse kuvuga inkuru y'abasirikare batatu bavugwa mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se RDF bavuzweho gusambanya abagore bo muri kariya gace ka Kangondo ahazwi nka Banyahe. Igisirikare rero cy'u Rwanda kuri ubu ngubu cyatangije icyo bita iperereza cyangwa se iperereza kuri aba basirikare. Uvuga ngo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangiye guperereza ku byaha aba basirikare baregwa. N'ibyaha rero bakurikiranyweho birakekwa ko babikoze mu gihe cy'ibyumweru 2 ubwo babaga barinze umutekano muri kariya gace kahari Inyarutarama nyine. Ubugenzacyaha bwa gisirikare mu Rwanda bwaramukiye mu gikorwa cyo gukusanyiriza mu ruhame ibimenyetso ku basirikare abo mu ngabo z'u Rwanda bakekwaho guhohotera abaturage Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu abakora iperereza baremera cyangwa se bemereye itangazamakuru ko hamaze gutabwa muri yombi abasirikare bagera kuri 5 mu byo bakurikiranyweho harimo gufata ku ngufu abagore n'abakobwa nyine bakabasambanya. No kuvuga ngo aba basirikare bagiye bafata abagore n'abakobwa bakagira bate bakabasambanya. Ikusanyamakuru rero ku byaha abasirikare bakekwaho ryakorwaga n'ubutabera bwa gisirikare kandi rigakorerwa mu ruhame aho bikekwa ko ibyaha byakorewe. Rero ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Remera hagaragara abasirikare benshi cyane barimo abakuru barangajwe imbere na General Major Mubaraka Muganga ukuriye ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba. Ikigo rero cy'amashuri cyari cyagoswe n'abasirikare benshi cyane ni ngombwa ngo abasirikare benshi cyane gusa abakekwaho ibyaha nyine bano basirikare bivuga ko basambanyije abagore n'abakobwa bo ntabwo bigeze bagaragara. Nuvango rero abaturage batandukanye batuye mu mudugudu wa Kangondo ya 2 Inyarutarama nyine bakunze guhamagarwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare bakaba bababaza ko ku byo baba bazi bakurikiranyweho nyine aba basirikare. Umwe rero mu bakoraga iperereza yabwitangazamakuru ko kugeza ubu abasirikare bagera kuri 5 aribo bamaze gufatwa cyangwa se bamaze gutabwa muri yombi abikekwa ko ibyaha bakoze ari ibyaha nyine bikomeye kandi by'ubugome. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngiye cyase kwikubitiro umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango yari yabwiye ijwi rya Amerika ko aba basirikari batabwa muri yombi ari 3. Nuvuga ngo mu mazi ya mbere nyine ubwo iki kibazo cyamenyekanaga binyuze mu itangazamakuru, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango yari yavuze ko abagomba gutabwa muri yombi ari bangahe, ari abasirikare 3. Rero uyu munsi ubwo abanyamakuru bageraga ahari nyine kuvuga ngo ni muri kariya gace ka Nyarutarama nyine, umwe mu bayobozi b'inzego zibanze yavuze ko ibikorwa by'ihohoterwa birimo no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa byari bimaze ibyumweru 2 bikorwa n'abasirikare bafatanyije n'inkeragutabara. Nuvuga ngo abahohotewe bakavuga ko bashimishijwe no kuba inzego za gisirikare zahise zifata ikibazo cyabo kikagira gute zikagikurikirana. Rero amakuru atangazwa cyangwa se agera ku ijwi rya Amerika avuga ko mu kagari ka Nyarutarama ibikorwa by'urugomo no guhohotera abaturage byaba byaratangiye ahagana mu matariki ya 12 z'ukwa 3 uyu mwaka nyine. No kuvuga ngo ni muri mwaka 2020 nyine ejo bundi mu byumweru 2 bishize nyine. Aranavuga ko haba hari inkeragutabara yafatanyaga n'abasirikare yari yashatse gutoroka ubutabera ariko ifatirwa mu nzira irimo igirite. Iyo nkeragutabara nyine yageragezaga guhunga ubutabera. Ntiharatangazwa rero icyaha ku kindi mu bikurikiranyweho abasirikari, ariko ibikomeje gushyirwa mu majwi harimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, gukubita no gukomeretsa n'icyaha cy'ubusahuzi cyangwa se ubujura. Nuvuga ngo bivuga ko rero
bari basirikari mu byo bakoze harimo n'iki, harimo n'ubujura, kwiba nyine, gusahura imitungo ya rubanda. Inzego rero z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwa gisirikare zatangaje ko nizirangiza gukusanya ibimenyetso zahita ziregera urukiko bakamenyesha umunsi w'urubanza ko cyase igihe kuburana mu mizi bizaba, no kuvuga ngo ni mu gihe cyavuze. Kandi ko mu byanze bikunze igisirikare cy'u Rwanda kirakora cyase kizagira gute, kirashaka uko umuco kudahana wagira ute wacika. No kuvuga ngo rero wenda dusubiye inyuma gatoya kugira ngo tubibutse abaturage bo muri Kangondo hazwi nka Banyanyarutarama nyine mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali batangaje ko cyase no kuvuga ngo mu byumweru bibiri bishize batangaje ko haza abasirikare bambaye imyenda y'akazi bakagira bate bakabakubita, ndetse nyuma yo kubakubita bakanabasambanya. Ni ibintu rero byavuzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse binavugwa ko hari igitangazamakuru gikorera kuri YouTube cyari cyatangaje ko cyagaragaje amafoto y'abaturage cyangwa se amavideo y'abaturage bo ubwabo, abagore, abakobwa, ndetse bo batanga ubuhamya bavuga bati nk'ubu hari nk'ubavuga ati ngewe umugabo wanjye umusirikare yaraje aramufata aramukubita igitwe cy'imbunda, arangije nanjye ahita akoramo prudence anjya mu maguru aransambanya. No kuvuga ngo nuko umwe yatanze ubuhamya avuga. Rero hari n'umugore wavuze ko umuntu wambaye imyenda ya gisirikare itariho amazina yamusanze iwe amukubita umugeri mu bintu wa butini nyine ku Murundi, aramanuka yicara hasi amujya mu maguru agira ati aramusambanya. Abaturage bavuga ko iyo basesenguye basanga abasirikari barakora cyangwa se bakora ibinyuranyije n'amahame y'igisirikare cy'u Rwanda, kuko mu ngo basanzwe basanze kuko ngo musanzwe igisirikare cy'u Rwanda kitajya mu bikorwa byo gukubita abaturage no gusambanya abagore ku ngufu. Rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Liyetona Colonel Munyengango Innocent icyo gihe nyine yari yabwijwe ya Amerika ko aya makuru bayamenye kandi bari kuyakoraho iperereza, ndetse ko hari abasirikare 3 bahise batabwa muri yombi. Nibyo rero twababwiraga ko icyo gihe nyine abasirikare 3 bahise batabwa muri yombi ku ikubitiro bikimara kumenyekana ko byagenze bite ko bakoze ibyo bikorwa by'urugomo. Rero icyo gihe yagize ati yego aya makuru RDF yamenyeshejwe, ejo natwe rero twihutira kuyakurikirana. Haravugwa ko abasirikare ba RDF 3 kuva ejo ndetse bakaba bari mu bushinjacyaha bwa gisirikare. Rero Munyengango Innocent Liyetona Colonel Munyengango avuga ko iperereza nirigaragaza ko ibikorwa cyangwa se ibyaha bikoze n'ubushinjacyaha cyangwa se bazagira bate bazaburanishirizwa mu ruhame aho bakorewe cyangwa se aho bakoreye icyaha, kugira ngo abahabwe iki bahanwe bikwiye kandi banakorerwe cyangwa se banakora abakorewe ibyaha bagire bate bahumurizwa. No kuvuga ngo rero ni ibikorwa byakomeje kugaywa cyangwa se byanenzwe n'abantu benshi cyane, by'umwihariko abakurikirana ese bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye. Abantu benshi cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza ko ibintu bidakwiye ko iki umusirikare w'u Rwanda ku gisirikare cya RDF noneho cyari gisanzwe kizwiho ubunyamwuga, ariko kuba umusirikare umwe muri cya gisirikare cy'u Rwanda yagira gute yajya kwangiza yasura nyine y'igisirikare akaba yakwishora mu bikorwa by'urugomo rwose bikorwa nk'ibingibi bigayitse byo kugira gute byo gukubita abaturage. Kugeza ubu ngubu rero wenda ubwo inkuru twababwira nuko ntabwo biramenyekana neza cyangwa se ikizakorwa cyangwa kizakurikiraho, ariko nkuko ubibona nawe bimeze bite nkuko ubibona rwose biragaragara ko aka kanya ibi bintu bidakwiye kandi abantu bose bakwiye kubigwanya bivuye inyuma. Rero nk'ubwo wenda nk'ubu
nk'ubuhamya wenda cyangwa se nk'ibitekerezo byagiye bitangwa. Ndabona hano kuri Twitter hari wagize ati ibintu numvaga byoroshye, none inkuru ndabona zibaye nyinshi ziri kwemeza ko umubare wose w'aba basirikare ngo ari 13 abafatanyije n'abanyerondo. Numvishe abitwa ba Kibwetere, Rajabu n'abandi gusa. Ibyo bintu nimba ari byo turashaka kubona abo bose baburanishwa icyo bita court material, sibyo? None hano undi yahise avuga ati se uwo Kibwetere utari wa wundi wa Uganda se? Aho ndi nawe ahita agaruka aramusubiza ati apana, ni umwe mu banyerondo banakora bwa daso cyangwa se ubwa daso. Nabumvishije babukora ayo marorerwa, babivuga n'uvanga bakora ayo marorerwa nibo bagiye batanga ubuhamya. Undi rero hano witwa Nsabimana Jean Claude avuga ati ubunyamuga bwanyu turabwemera, ni byiza ko hatabaho ibikorwa by'ihohoterwa ibyo ari byo byose. Abaturage bakwiye kubona ubutabera bizeye, no kuvuga ngo n'undi wese atanga igitekerezo cye hano kuri Twitter. Nimba rero utarakanda subscribe nyaboneka, iyi ni channel uzajya ubona amakuru atandukanye, amakuru ya politike, amakuru ari mu ngeri zitandukanye, imyidagaduro, imikino, siporo ndetse n'ubutabera, kuko nk'ingi ni inkuru ivuga ku butabera. Rero nimba utarakanda subscribe nyaboneka gira vuba kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi, kuko nucikwa nutinda gukora subscribe ntabwo uzabona amakuru yacu tuzajya tukugezaho. Ciao ciao.